Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Ngize ibyumweru bibiri ndirimba umuhogo nyine waragiye. Ibyumweru bibiri ni byinshi. Twari kumwe na Zimurinda iwacu Kigali turirimba dukomereza aha ngaha na Nyagatare muri restoration numva n'igihe kinini kandi turaruhuka. Ariko turacyaririmba niko bimeze. Hari ni mugoroba unaniwe bagufashe hada kurikishwa amategeko i Getsemani warunaniwe ariko byari ngombwa ngupfe byari ngombwa ko nshurwa. Hari ni mugoroba unaniwe bagufashe hada kurikishwa amategeko i Getsemani warunaniwe ariko byari ngombwa ngupfe byari ngombwa ko nshurwa. Bagukubise bakora inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshera. Bagukubise bakora Yesu we inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshera. Niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza? Mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasha? Iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira ibyo byose yarabiretse kugira ngo aducungure. Ibyo byose yarabiretse kugira ngo aducungure. Ibyo byose yarabiretse kugira ngo aducungure. Ibyo byose warabiretse kugira ngo uducungure. Niba hari umugabo warenganye ku bwanjye, Yesu wararenganye. Mu mategeko y'Abayuda ntibwari byemewe gufata umunyabyaha saa 12 zirenga. Yafashwe n'abatanzi bakuru mu mwanya wa polisi bembeka akarengane. Bamukubise inkoni atarazirwa n'urubanza nazo ntizarizemewe. Yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23. Bagukubise bakora inkoni ibabaza bakwambitse
ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashya iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe ibyo byose warabiretse kugira ngo uducungure ibyo byose warabiretse kugira ngo uducungure siyo mimi tena Kristo ndani yangu ayo yanitosha siyo mimi tena Kristo ndani yangu ayo yanitosha siyo mimi tena Kristo ndani yangu ayo yanitosha bihagije ugera naho wihera ariko Imana iravuze ngo humura ndakwibutse nawakwiringiye Imana wimuhemukire nawayikoreye wakozwe n'isoni nawakwiringiye Imana wimuhemukire we nawayikoreye wakozwe zamura Imana ibiganza zamura ibiganza amaboko aheke zamura Imana ibiganza yewe Hallelujah, 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 hallelujah. Ashaka kukuvuza induru aho kuzavuza
ariko siko bizaba. Imirabira zikamburaho ijambo, no mu butayu sinjyanishwa n'umwuma. Imirabira zikamburaho ijambo, no mu butayu sinjyanishwa n'umwuma. Ineza ye y'ubutaka, agahuma amasirindika. Ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Agahuma amasirindika. Ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Ineza ye yaramamagaye, inkingi igihunga. Ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Uhora dutoteza ngo tutazabona gakondo, ashaka ko tuvuza induru aho kuzavuza impundu. Agasirimba asifiwe. Haleluya. Fata ituro ryawe, tugiye kwakira umuhanuzi, tugiye kwakira Imana. Aya ni amasaha y'Imana, reka tubanze tuyiture amaturo ihumurirwe neza, ivuga iti rwose nanjye reka fata urugendo Imana yacu mu izina rya Yesu. Kuva mu itangiro gushika uyu munsi, mwami Imana nziza, uracyari Imana yacu. Kandi no kuva dutangiye igiterane uracyari Imana yacu. Kugeza uyu munsi turagushimira. Buri muntu wese yapfumbatije ituro rye, yagiye gutura aya masaha, muhe umugisha aho yakuye, wongere wuzuze, utuguse, usendereze, usesekaze, mwuzuriza mwana mu izina rya Yesu. Urakoze kuduha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Katubikore twihuta mu izina rya Yesu. Shirama agasirimba, turaba twakira Imana n'ubundi, turaba twakira Imana n'ubundi. Gukora kw'Imana, abantu wese muhaguruke, unyeganyege mu tugiye kwakira Imana. Turayitura kandi tunayakira, turayitura amaturo tunayakira. Yeah.
ntago twapfushije, nta byago dufite, nta mubabaro dufite, nta